Uhoraho Mana yacu, uri Imana nziza, uri Imana idapfa, uri Imana idahinduka, uri Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja, uri Imana yaremye amasi azenguruka mu kirere, ayo masi akaba nta kindi gifasheho, akaba atarahindukira Nyagasani ngo agwirane cyangwa se agongane, kubera ko byose ari wowe ubiyoboye, ni ukuri tuguhaye icyubahiro kuko uragikwiriye. Ibiremwa waremye rero duciye bugufi imbere yawe, twasanze tubura ubwenge, twasanze dukeneye umwuka wera, twasanze tugukeneye kurenza ibindi bihe, bitewe n'uko Nyagasani tugeze mu gihe kibi cyane. Niyo mpamvu tuje ku birenge byawe ngo utwigishe, niyo mpamvu tuje ku birenge byawe Nyagasani ngo utugire inama, niyo mpamvu tuje ku birenge byawe ngo utuhe amabwiriza y'urugendo, maze tubashe kuzarokoka akaga kari imbere. Mubyeyi mwiza rero, turakwinginze ngo uzubane natwe, uheze imyuka mibi, uheze abadayimoni, uheze gukora kwa Satani kose, ahubwo abamarayika batacumuye batugote, bagote Nyagasani iyi ngando turimo, abagote Nyagasani abateze amatwi, bangote Nyagasani umwuka wera aganze mu mitima yacu, kugira ngo icyo ushaka ko tumenya, icyo ushaka ko twumva tuba ari cyo twumva Mana. Uturinde kumvirana, ahubwo Nyagasani Mwami, umwuka wera asobanure kandi abiremereze mu mutima w'umuntu wese, kugira ngo Mwami umuntu wese afate umwanzuro w'ubugingo bwe, kuko tumaze kubona kugeze ku irembo. Ngaho dufashe Mwami, kandi abafite ibibazo bitandukanye bari muri twebwe, haba Nyagasani afite ibibazo kubera Nyagasani imiryango itumvikana, abafite ibibazo by'uburwayi, abafite ibibazo Nyagasani by'agahinda, abafite ibibazo Nyagasani Mwami bitandukanye, bakeneye ubuntu bwawe, bakeneye guhumurizwa nawe. Mana, tubakuzaniye imbere ngo ubahumurize, maze ubwo barabumva amagambo yawe bumve ko hari igihindutse, nk'uko Nyagasani wa mugore wari umaze imyaka 12, Mwami Imana ishobora byose ava ari mu mihango, maze Nyagasani Mwami ngo abantu bari kuri Yesu bari benshi, maze ngo arabyigana nawe ngo akora kuri Kristo, maze abasha gukira. Ni ukuri reka umuntu wese uri hano Mwami, ni ukuri nagukoraho abashe gukira, kandi abashe kwitera hejuru avuga ati Kristo niwe wankijije. Ngaho komeza kubana natwe, umugisha utanga udusesekazeho, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Ndizera muri munteze amatwi, mbese mwaba muri kunyumva mwese? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndashima Imana cyane ikomeje kubana natwe muri iyi minsi 50 twafashe kugira ngo tuze imbere ya Kristo tumusabe imbaraga, kuko twabonye ko ibihe turimo ari ibihe bidasanzwe. Dufata iyo minsi 50 kugira ngo Imana ibashe kudukorera ibintu bitangaje. Ni muri ubwo buryo rero shishikariza umuntu wese kugira ngo abe maso, abere maso ubugingo bwe, abere maso kugira ngo abashe gufata umwanzuro atitaye ku itsinda runaka, atitaye ku muntu runaka, ahubwo afata umwanzuro kuko ijuru rimusabye gufata umwanzuro kugira ngo azabashe kurokoka akaga kari imbere. Ni muri ubwo buryo rero nshishikariza abashyitsi baha ikaze bari kumwe natwe, ariko mbashishikariza kugira ngo babashe kwiga ibyigisho byabanjirije, kugira ngo turusheho kwigana kandi dukomezanye runo rugendo, ntibazagire na kimwe babacikwa. Kandi n'imbere hari byiza byinshi, kuko Imana yaduteguriye iyi minsi ishaka kugira ngo ibashe kudusukira umwuka wayo, ibashe kugira ngo ibashe kuduha imbaraga zose zishoboka kugira ngo tuzabashe guhangana n'urugamba ruri imbere. Imana ibaha umugisha rero, kandi ndakira nabo bashyitsi bose bari mu matsinda atandukanye. Imana ibaha umugisha, murisanga muri kumwe na bene so, kandi Imana yemeye ko mufata uyu mwanya, ni ukuri bafiteho umugambi. Rero mubere maso ubugingo bwanyu. Amagambo tugiye gutangiriraho araboneka muri Matayo igice cya 7. Matayo igice cya 7, duhere ku murongo wa 7. Mwese mubumbure Bibiliya zanyu, mufate Matayo igice cya 7, duhere ku murongo wa 7. Haranditse ngo musabe muzahabwa,
mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Aha ngaha turahabona amagambo akomeye, amagambo isezerano rikomeye Kristo aduhaye. Aratubwiye ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Niba mwibuka icyigisho twiganye ku isabato ishize, twabonye ko mu by'ukuri nidushaka n'Imana umwete wacu wose tuzayibona, kuko Imana yacu irifuza kubana natwe. Niyo mpamvu yatwohereje umwana wayo w'ikinege akitwa Emmanuel, bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe, ngo azitwa Emmanuel, bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Imana yifuza guturana n'abantu bayo. Igituma mu by'ukuri Imana yabasha kudaturana n'umuntu ni icyerekeranye n'icyaha, ariko turashima Imana ko yatanze umuti, turashima Imana ko yaduhaye urufunguzo. Urwo rubuti nta wundi usibye kuyegera, guca bugufi, ugafata ibihe ugasabana nayo, maze ikagutsindishiriza, ukababarwa ibyaha bya kera, maze Yesu Kristo akakwishimira. Ni ukuri ndanezerewe cyane ko Imana iduha isezerano ivuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Muvandimwe unteze amatwi, ahari nawe waba ufite icyifuzo, waba ufite umubabaro, waba ufite agahinda, waba ufite ikikuremereye, ariko Kristo arakubwiye ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, kuko umuntu wese ngo usabye arahabwa kandi ukomanze agakingurirwa. Hano Yesu Kristo yatweretse uburyo anadukunda kurenza uko twe dukundana, kurenza uko twebwe abantu tubigenza. Aravuga ati, mbese ninde muntu muri mwe umwana we yamusaba umutsima akamuha ibuye? Mbese hari umubyeyi hano wabikora? Ni ukuri nta mubyeyi wabikora, niyo yaba ari umusazi. Nabonye abasazi benshi bafite impinja zabo, umusazi asarana n'umwana we akamukunda ndetse akamurwanirira ishyaka. Urumva ko rero niba noneho ufite ikibazo mu mutwe abasha gukunda umwana we akamuha ibyiza, mbese twebwe abantu nyine tudafite icyo kibazo, urumva dufite urukundo. Ariko Imana yo muremyi idukunda birenze uko tubitekereza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, mungirire icyizere, musabe murahabwa, mukomange murakingurirwa, mungirire icyizere kuko muri njye harimo byose. Maze rero Yesu arangije arababwira ati, mbese ninde umubyeyi umwana we yasaba ifi maze umubyeyi akamuha inzoka? Nta mubyeyi wabikora. Niyo mpamvu Kristo we nidusaba azaduha ibyiza birenze uko twe tubitekereza. Imana yo mu ijuru ibishimire bavandimwe, iri somo rigira iryawe, kandi nunaseba uvuga uti Imana, mbese si wowe wavuze ngo dusabe tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa? Mbese si wowe wavuze ngo ukomanze wese uramukingurira? Ni ukuri ijuru rirabyumva kandi ijuru ryiteze kukugirira neza. Imana ibaha umugisha muri aka kanya. Tugiye kwigana amagambo meza cyane aboneka mu Itangiriro igice cya 6. Dufate Bibiliya yacu tujye mu Itangiriro igice cya 6, tujye mu Itangiriro igice cya 6, duhere ku murongo wa 5. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Muri aka kanya tugiye kwigana amagambo avuga ngo umuryango wagiriye umugisha ku Uwiteka, umuryango wagiriye umugisha ku Uwiteka. Mbese nawe waba umuryango ugiye kugira umugisha ku Uwiteka muri iyi si yuzuye akaga, muri iyi si yuzuye ibyaha, muri iyi si yuzuye ingorane, iyi si icuza umwijima? Ngo maze Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Ubwo Imana yarebaga isi yose ikicuza icyatumye irema umuntu, ngo ariko Nowa ngo agirira umugisha ku Uwiteka, ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka.
arangije ku murongo wa 13 dusome ngo Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo dore nzaburamburana n'isi nuko rero wibariza inkuge mu giti cyitwa goferu ugabanyemo ibyumba uyihomesha ubushishi imbere n'inyuma uyibaze utya uburebure Imana igiye kumuha n'ibyo azakora. Ahangaha turabona uburyo Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka, amaze kugira umugisha ku Uwiteka Imana ntiyamuhisha amabanga, Imana ntiyamuhisha uko ibintu bigiye kugendeka. Niyo mpamvu ndi gusabira umubyeyi uri hano, umuryango uri hano, umupapa uri hano, umumama uri hano, umukobwa uri hano, umusore uri hano, mbese uragira umugisha ku Uwiteka kugira ngo ijuru rigusange riguhishurire amabanga y'uru rugendo, kugira ngo Imana ikubwire uko ibintu bigiye gukurikirana. Ngo maze Nowa Imana iramusanga iramubwira uti Nowa muvandimwe, Nowa mwana wanjye, ngiye kurimbura isi. Abayuzuyemo buzuye ubugome, abayuzuyemo buzuye kwica amategeko. Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibariza inkuge mu giti cyitwa goferu uyigabanyemo ibyumba uyihomesha ubushishi imbere n'inyuma uyibaze utya. Imana igiye kumuha amabwiriza, imubwire uburebure azakoresha, imubwire ubugari azakoresha, imubwire n'ukuntu azabigenza byose. Ariko mureke tugende tujye ku murongo wa 18. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe uzinjirane muri iyo inkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri ngo ubirokorane nawe. Bizaba ari ikigabo n'ikigore mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yabyo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. Bibiri by'amoko yose bizaza aho uri kugira ngo ubirokore, kandi uzinjire mu biribwa byose, kandi uzinjiranire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizaba ibyo kubatunga n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ariko abikora. Amena. Hano Imana imaze kubona ko abantu barushijeho kuba babi, isi imaze kuzura urugomo, Imana avuga ati ariko hari umugaragu wanjye Nowa, mbese ko ijuru riri kuzenguruka isi yose, mbese ko ijuru riri kuzenguruka mu baturage bose, ikazenguruka igihugu cy'u Rwanda, ikazenguruka muri Amerika, ikazenguruka muri Canada, ikazenguruka mu Bufaransa, ikazenguruka muri Kongo, muri Zambia, muri Malawi. Mbese umuryango wawe uri kugira umugisha ku Uwiteka, mbese umuryango wawe ijuru riri kugenda rikarigendera ko gati nubwo ndi kuzenguruka isi yose, ariko nitegereje umuryango wa Nikodemo, nitegereje umuryango wa Vensa, nitegereje umuryango wa Gilbert, mbona ho haracyari abantu bubaha Imana, haracyari abakiranutsi mu maso yanjye. Maze Imana igatangira ikaguha amabwiriza, ikakubwira ati rero Vensa, dore ukuntu ibintu bimeze, isi yuzuye urugomo, isi yuzuye akaga, none dore uko ugiye kubigenza. Ngo maze Imana ibwira Nowa ati isi yuzuye akaga, none dore ikintu ngusabye, genda wibarize inkuge uzinjiranemo n'abana bawe n'umugore wawe. Eka mbabwire, arangije aramubwira uti kandi mu bikururuka igenda imuha n'amabwiriza y'ibikururuka. Turi gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 6, niho turi gusoma. Naringeze ku murongo wa 18 niho nahereye, narindangije umurongo wa 20 na 21. Ngo kandi uzijyanire mu biribwa byose ubyihunikire, bizare ibyo kubatunga n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Mbese muvandimwe, witeguye kugenza nk'uko Uwiteka yagutegetse? Mbese witeguye kugenza nk'uko Uwiteka yagutegetse? Imana iha amabwiriza Nowa, iramubwira uti noneho si n'icyo gusa, uzajyane n'ibyo kurya bizagutunga wowe n'inyamaswa muzaba muri kumwe. Ahangaha iyo mageze ndahagarara cyane nkavuga nti ko Imana ifite ubushobozi, ko ifite ubutware,
kubera iki se itanamubwiye uti noneho ntuzagira ikibazo, ndaza nohereza abamarayika bakuzanira umugati, nta kibazo, wowe ntuzagira ikibazo. Ahubwo Imana ikamuha responsibility, ikamuha inshingano z'uko agomba no kwibikira ibiryo bizamutunga. Tumaze kumesa iminsi turi kwiga imfunguzo 5 zo kurokoka. Ejo twabonye uburyo Imana yagendereye Yerusalemu, ikagendera abayuda, aribo abayuda kandi bashushanya abayuda ba none, ikabaha amabwiriza, ikababwira amakaga kazabagwirira, ikababwira ukuntu ibintu bizagenda. Ariko abayuda kubera inarijye n'ubwibone bari bafite, ntibigeze bumvira ayo mabwiriza, maze kurimbuka kwabo twabonye ko kwabaye kubi cyane, twabonye akaga bagwiririyemo. None muri aka kanya n'ubundi ijuru ryongeye kutubwira ngo isi ikomeje kuba mbi, ibyaha bimaze kugera imbere y'Imana. None ijuru nanone riri kugendera abantu, umuntu wese ku giti cye, urugo ku rundi. Imana iri kugenda ireba abantu, ikareba mbese umuryango wawe, mbese umuryango wanjye turi kugirira umugisha kuwiteka. Mbese ijuru riri kuguha amabwiriza nawe ukayashyira mu bikorwa, cyangwa se uri kuvuga uti hoya reka nzabikora ejo, cyangwa se uti buretse haracyari kare, cyangwa se uti buretse ntabwo. Ariko reka nkubwize ukuri, Nowa kubera ukuntu yabanaga n'Imana, Nowa yumvuga ni wa wundi watsindishirijwe, wa wundi wageze i Karuvari, wa wundi wumva ijwi ry'Imana akaryumvira ku murongo waryo. Maze Nowa yumva icyo Imana imubwiye, kandi amaze kubyumva arabyizera, arangije abishyira mu bikorwa. Kandi ntiwibagirwe ko Nowa Imana imaze kumubwira ibyo byose, kwibariza inkuge, ikamubwira uburebure azakoresha, ubugari azakoresha, ibyumba azacamo, Imana irangije iramubwira iti Nowa urazi n'ikindi, ugomba kwihunikira ibiryo bizagutunga muri icyo gihe cy'akaga. Kuko Imana yari ifite n'ubushobozi bw'uko Nowa wenda yazaze imwohereza abamarayika, cyangwa ikameza manu munuza mu nkuge, ariko Imana imuha inshingano, iramubwira ati Nowa rero urabizi n'ikindi, ugomba no kwijyanira ibiryo bizagutunga. Muvandimwe, mureke dufate igitabo cyacu cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, tugiye kugenda twigane amagambo akomeye, turebe uburyo Imana yitaye kuri iyi si yacu, turebe uburyo Imana itwitayeho twese uko turi hano, turebe uburyo Imana yifuza ko tutarimbuka. Twabonye ko Abisirayeli cyangwa Abayuda iyo baza kumvira inama Kristo yabahaye bari kurokoka. Ariko ndashima Imana cyane, nta bapfira gushira. Hari Abayuda bakurikije inama Kristo yabahaye, abo ngo ntibigeze barimbukira muri Yerusalemu, ahubwo babirebesheje amaso. Ni nk'uko n'abana b'Imana muri iyi minsi bari kureba ukuntu bimeze, bakumva umuburo w'Imana, bakumva amabwiriza Imana iri gutanga, bakumva inama Imana iri gutanga, bakabishyira mu bikorwa. Utagishije inama mugenzi wawe, ahubwo ugishije ijuru inama, reka nkubwire nawe uzarokoka. Amena, nawe uzarokoka. Mureke tugende mu Bakurambere n'Abahanuzi, igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, tugende kuri paji ya 44, igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, paji ya 44. Haravuga ngo mu minsi ya Nowa isi yari ifite umuvumo wikubye inshuro 2, waturutse ku gucumura kwa Adamu no ku cyaha cyo kwica cyakozwe na Kayini. Ariko kandi isi yari ikiri nzima, imisozi yari ikiriho ibiti byiza by'inganzamarumbo, mu bihe hatamaga impumuro y'uburabyo bw'amoko yose. Amatunda yeraga ku isi ntiyagiraga ingano, nta giti kiriho ubu kingana cyangwa kiri hafi yo kungana n'ibyo icyo gihe. Umubyimba cyangwa kugororoka, imbaho zabyo zari nziza kandi zikomeye cyane, zisa nk'ibuye kandi ziramba. Izahabu n'ifeza n'andi mabuye y'agaciro byari byinshi cyane. Ahangaha mbabwire, hano bari kutwereka uburyo isi ngo yari ufite umuvumo w'inshuro 2 cyangwa wikubye inshuro 2. Umuvumo wa mbere wari uwa Adamu wacumuye, umuvumo wa kabiri wari uwa Kayini wari umaze kwica nawe. Ariko mbabwiza ukuri, isi yacu mwebwe muratekereza ko ifite imivumo ingahe? Ngaho namwe murebe biri gukorerwa mu isi ya none, murebe ubutinganyi, murebe ubusambanyi, murebe ibintu biri guca kuri interineti, ubugome bwuzuye mu miryango, murebe ibyo byose namwe. Mbese isi yacu ifite umuvumo ungana gute? Mbese isi yacu murumva hari uruhengekerezo ngo Imana ibona ukuntu isi yari ifite uwo muvumo, kandi ngo yari isi nziza igifite ibiti byiza.
ngo kandi noneho ngo ibiti byayo ngo byarakomeraga. Nigeze kujya gusura ahantu mbona igiti cyari kinini cyane numva birantangaje, ariko ndagira ngo ubwize ukuri n'icyo giti nabonye cyari gifite umubyimba munini ungana wenda nka metero nk'ebyiri cyangwa eshatu umuzenguruko niko navuga. Ariko icyo giti urumva nta nubwo gihwanye n'icyo giti n'ibyo biti byabaga mu gihe cyo kwa Nowa. Urumva isi yari ikiri nziza, yari ifite imivu mibiri yonyine yikubye inshuro ebyiri. None murebe aho isi yacu igeze. Umugaragu w'Imana ni ukuntu kutubwira ukuntu icyaha cyasigingije umuntu kigahindura isi umwanda, kikabihindura puberi. Mbese muratekereza ko Imana iri buyibabarire? Muratekereza ko Imana iri buyorohere? Ariko noneho ngo mu isi yo kwa Nowa ngo iyo si ngo yari irimo ibintu byiza, ifite amabuye y'agaciro. Ariko njya ndeba ukuntu muri Kongo abana birirwa mu muntuza bacukura amabuye y'agaciro bashakashaka, kandi nayo mabuye y'agaciro nayo bayabonye nta kintu abamarira, ahubwo bizira mu ibihugu byateye imbere ugasanga bo barakomeza kuba bakene. Ariko ndagira ngo ubwize ukuri, iyo si yo kwa Nowa, iyo warabanza urasitara ukabona ibuye ry'agaciro, waragenewe ukabona ibiro by'agaciro. Niba Imana itarabashije kwihanganira iyo si, uratekereza ko isi yacu iri buyorohere? Ngo Imana yahaye abo bantu babayeho imbere y'umwuzure impano zikomeye cyane, ariko bakoresheje abantu bwayo bakoresheje ubuntu bwayo kwiha icyubahiro, maze ubwo buntu bubahindura umuvumo kubwo guhanga amaso izo mpano aho kuyahanga uwazibahaye. Bagiraga umwete wo kurushanwa kubaka amazu meza bakoresheje ubuhanga bwabo mu bukorikori. Banezezwaga n'ibikorwa byo kwinezeza no gukora ibibi, kuko bari batakifuza kwibuka Imana mu bitekerezo byabo. Ntibyatinda batangira guhakana kwibaho, batangira gushyira hejuru ubwenge bwa kimuntu, baramya imirimo y'intoki zabo, bigisha n'abana babo gusenga ibigirwamana. Mbega kaga, mbega umubabaro, mbega umuvumo, mbega ibibazo bavandimwe. Ngo iyo si yo kwa Nowa, ngo bari abantu bafite ubwenge, aho kugira ngo ubwo bwenge bwabo bashimishe Imana, bahimbaze Imana, ahubwo ngo batangira kwihimbaza. Mbese muvandimwe, ntabyibona muri iyi minsi umuntu ararema irobo, arangiza kurema irobo agatangira akavuga ati noneho umuntu ni ukomeye, ikiremwa muntu nicyo gikomeye. Ese mwabantu mwe munteze amatwi, mwese murabona isi yacu igana he? Ngo abantu batangira kwiha icyubahiro aho kugira ngo bagihe uwabahaye izo mpano. Nibyo kuko Imana yatanze ubwenge, niyo mpamvu iri kugira ngo ibwire umuntu wese ngo mbese koko umuvandimwe, izi nama Imana iri gutangura zishyira mu bikorwa. Imana iri gusura urugo rwawe, maze nawe ubashe kurokoka nk'uko Nowa yarokotse muri iyi si yuzuye akaga. Ahangaha baratwereka ukuntu batari ngo kuko bari batakifuza kwibuka Imana mu bitekerezo byabo. Ntibyatinda batangira guhakana kwibaho. Reka mbabwire bavandimwe, birababaje cyane. Njya ndeba muri edikasiyo, kera muri edikasiyo tukiga twari tugifite n'uruhengekerezo, kuko rimwe na rimwe bashyiragamo wenda bakavuga ati mureke bige na karereje gake, tugafata nk'iminota 30 cyangwa isaha. Ariko iyi si ya noneho tuhagazemo, Imana ntigishaka kuvugwa mu mashuri. Ijambo ry'Imana ryavanywemo, basigaye bavuga ko isi ari revolution. Reka mbabwire ibi namwe murabibona. Nagira ngo umuntu wese afate umwanya ace bugufi avuga ati Mana, ndabibona ko isi yacu igeze ku musozo, ariko ndagira ngo ugireho umugisha. Turi gusoma igitabo Abakurambere n'Abahanuzi paje ya 44. Ahangaha turakomeza tujye kuri paje ya 45. Abantu ntibongeye kwitondera amategeko agenga abashakanye, cyangwa ngo babubahirize uburenganzira bwo gutunga ikintu. Abantu barakabije kugira urugomo, banezezwa no kwica inyamaswa, kandi no kurya inyama byatumaga barushaho kuba abagome n'abicanyi, kugeza ubwo baje gufata ubugingo bw'abantu nk'aho ntacyo bumaze. Mbega kaga, urumva isi yo kwa n'ukuntu abantu bari barononekaye batakitondera amategeko
kwaranga abashakanye. Mbese bavandimwe, ubu umuryango bimeze bite? Mbese mu ngo murabona bimeze bite? Mbese ubukwe buracyahabwa agaciro cyangwa byabaye nyine ibintu bya bizinesi, ibintu by'umukino? Hari uwasekeje ejo bundi arambwira ati noneho umuntu asigaye ajya kuri interinete akavuga ati ngenda ashaka umugore gutya na gutya. Reka mbabwize ukuri, isi yacu igeze aharibuka, isi yacu iteye ubwoba. Hano no kwa Nowa nabo ngo abashakanye, ngo umuryango Imana yari yaremye Adamu na Eva, ubwo budahangarwa ntibwari bugihabwa agaciro. Abantu ngo bari barakabije kugira urugomo, banezezwa no kwica, bakarya inyama. Naravuze Imana, akaga kariho muri iki gihe nako gateye ubwoba. Mbese mujya mubona ukuntu iminsi mikuru yaje, uburyo abantu bica bakarya inyama. Hari igihe njya mbwira Imana nti Mana, ubu koko narafashe nanjye ndya inyama. Reka mbabwize ukuri, igikera njya nibuka uburyo kera abantu twumvaga inyama ari igitangaza, ariko ubu njya nicuza nkavuga nti ariko Mana, kuko ubu twafataga itungo tukaryica, tukaribuza ubuzima bwaryo, twarageza tukarya. Mbega kaga bavandimwe, mbega kaga ngo abantu kubera ukuntu bakundaga inyama bakarya inyama, ngo bari barabaye nk'inyamaswa, ngo ntacyo bari bakigitinya, ngo ubugome n'ubwicanyi bwari bumeze nabi, kandi ngo bafataga ubugingo bw'abantu nk'aho ntacyo bumaze. Mbese mutekereza ko impamvu muri iyi minsi ubugingo bw'umuntu nta kintu buvuze, aho intambara iraba abantu bagapfa ukabona ni ibintu n'ibisanzwe, aho abantu bazana uburozi bakabutera mu bantu akaba nta n'umuntu uri kwicuza, abantu bakaba bari gushira badushizemo, abantu bakaba bari kurwara indwara zitandukanye. Mbese murabona isi yacu igeze he? ngo isi niho yari ikiremwa, ariko gukiranirwa kwari kumaze gukabya hose, ku buryo Imana yaravuze iti nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi. Imana yavuze yuko umwuka wera atazakomeza kuruhanya n'abanyabyaha nibatareka ibyaha byabo. Izabakura mu biremwa byayo, izarimbura inyamaswa n'ibimera byatungaga abantu bakarengwa, kandi izarimbura isi yari ikiri nziza ibe umusaka. Imana irangije iravuga ati ntabwo nzakomeza kwirwa nduhanya n'abantu. Niko n'ubu ngubu Imana iri kuvuga. Reka nkubwire wowe muvandimwe unteze amatwi, aya mahirwe ntabwo uzayabona. Ibi byigisho bigirwa bitambuka, hakabaho ububyutse, hakabaho guti hoya ntabwo bizahoraho, ahubwo fata umwanzuro kano kanya, kuko Imana ntabwo uzakomeza yirirwa iruhanya n'abantu kubera ububi bwabo, kubera kwanga kumvira. No mu gihe cyo kwa Nowa Imana iravuga ati sinzakomeza kwirwa nduhanya n'abantu, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi. Imana yavuze ko umwuka wayo atazakomeza aruhanya n'abanyabyaha nibatareka ibyaha byabo. Mbese muvandimwe, niba warize ibyigisho twatangiriyeho, twabonye uburyo umunyabyaha yiyunga n'Imana. Mbese uri kwiyunga n'Imana, ugatangira urugendo rwo kwezwa. Twabonye ukuntu Imana yatugiriye neza, ikaduha n'umucyo wo kujya mu cyaro muri za mfunguzo 5 kugira ngo turusheho kweza. Twabonye ko hari ibyaha bidatsindika iyo ukiri mu mujyi, kandi kuba twaratanze ubuhamya, kuba abavandimwe batanga ubuhamya, si uko nabo bagezeyo, ahubwo ni ukugira ngo babere Imana ubuhamya yuko iyo ukiri mu mujyi, yuko ukiri ahantu hakiri akajagari, yuko ukiri ahantu hakiri umwuka mubi, yuko ukiri ahantu hameze gutyo hajagaraye, hari ibyaha bidatsindika, ugahora ubisubiramo, atari uko mu by'ukuri ijuru ritatanga imbaraga, ariko iyo ugeze ahatuje, aho ubasha kubona ibyaremwe bikuzengurutse, ukabona gukomera kw'Imana, ukabona inyamaswa iciye aha, ukabona inyoni zirabyutse mu gitondo ziraririmbye, aho ngaho niho wubatana n'Imana, maze Imana ikaguhishurira imbaraga zo gutsinda ibyaha. Niyo mpamvu turi kureba izo mfunguzo 5. Muvandimwe utega amatwi, Imana ntiyabashije kubabarira iyo si yo kwa Nowa. ngo imyaka 120 mbere y'umwuzure Uwiteka yamenyesheje Nowa umugambi we. Haleluya! Imana iri kukumenyesha umugambi wayo yuko igiye kurimbura isi, maze ngo imutegeka kubaka inkuge. Yagombaga kubwiriza abantu avuga ko Imana izatera umwuzure ku isi. Abajyaga kwizera ubwo butumwa bakitegura bihana kandi bagahindura imibereho yabo, bajyaga kuzababarirwa kandi bagakizwa.
amen. Ngo iyo abantu ngo bajyaga kumva ubwo muburo ni nk'uko ubu ngubu turi kubabwira tuti isi igiye kurimbuka, nta gihe dufite muri iyi si bavandimwe, ni ukuri turi mu nyengezo. Imana iri kuvuga ati ahari n'uriya yakizwa, ahari na Gilbert umuryango we wakizwa, ukumva amabwiriza. Niyo mpamvu iri gukora ku muntu wese kugira ngo abashe gukira. Ngo Imana yabwiye none mubwiye ati genda ubwire abantu banjye ngiye guteza umwuzure, abantu bagiye kurimbuka. Ngo babashije kwizera ubwo butumwa bakitegereza bihana kandi bagahindura imibereho yabo, bajyaga kuzagira gute? Kuzababarirwa kandi bagakizwa. Mbese bavandimwe, abarokotse ni bangahe? Urebye umubyimba w'ibiti n'ubwoko bwabyo, dusoma amagambo ari hasi ngo urebye umubyimba w'ibiti n'ubwoko bwabyo, icyo gihe gutunganya urubahu byari umurimo ukomeye cyane ugereranyije n'ubu. Ubushobozi bw'umuntu bwose bwarakoreshejwe kugira ngo uwo murimo utungane, ariko ubwayo iyo nkuge ntiyajyaga kubura kwangizwa n'umwuzure. Imana ubwayo niyo yagombaga kurinda abagaragu bayo umwuzure ntugire icyo ubatwara. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, maze kuburirwa nayo kasubiremo. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo ibitaraboneka, akabaza inkuge no gukiza abo mu nzu ye. Niyo yacishije iteka ry'abari mu isi, arangwa no gukiranuka kuzanwa no kwizera. Muvandimwe, twabonye ko iyo Yesu akubabariye ugomba kubyizera. Ahangaha Nowa icyatumye abasha gukira ni uko yizeye, maze kwizera abasha gukira, amaze gukira kandi akiza n'umuryango we. Niyo mpamvu navuze ngo umuryango wagiriwe umugisha ni uwuhe? Mbese nawe uri muri famiye yawe ubasha kugirirwa umugisha n'Uwiteka, maze ukumva amabwiriza ijuru riri gutanga, maze nawe ukayashyira mu bikorwa kugira ngo ubashe kurokoka akaga kari imbere. Mbese muvandimwe unteze amatwi, ntubona ko Nowa yagize ukwizera agakora icyo Imana imusabye kandi agakiranuka, maze Imana ikamufasha akabasha kurokoka, akarokoka n'abantu be? Ngo abantu benshi babanje gusa naho bakiriye ubwo butumwa. Ni nk'uko n'ubu ngubu twatanze amatangazo, hari iminsi 50 yo gusenga. Abantu bose mwamwitabiriye, abenshi bari mu matsinda, abenshi bazanabwumva se, ariko baritabira rwose ko kuyo mvura nkaho bavuga ati kuko izaba. Nuko ngo abantu benshi babanje gusa naho bakiriye ubwo butumwa bw'imiburo, ariko ntibahindukira ngo basanga Imana kandi bihane by'ukuri. Bavandimwe, mbega ukuntu bibabaje! Ikibabaje ni uko umuntu yafata umwanya we nk'uyu ariko akanga kwihana kandi ngo ahindukire by'ukuri, kuko abantu benshi aho ngaho batizeraga, benshi bongeye gufatanya nabo guhinyura ubwo butumwa bwiza. Bamwe baranyuzwe ndetse bajyaga kwemera uko kuburirwa, ariko hari benshi bakubonaga gusa, bituma nabo baba nkabo, banga kurarikwa n'imbabazi z'Imana, maze bidatinze baba bamwe mu bakobaga cyane barusha abandi. Abantu basaya mu byaha cyane nkabo babanza kubona umucyo, ariko ntibumvire umwuka w'Imana. Mbega akaga gakomeye! Hari abantu bizeye, hari abantu nk'ubu bitabiriye, ariko ikibabaje ngo ntibabashe kwihana ngo bahindukire by'ukuri. Abantu ngo nibo babaye babi, ngo bagenda bifatanya na babandi bakobana, maze ngo barangije ngo barushaho kuba babi kandi ntibumvire umwuka w'Imana. Mbega akaga, mbega umubabaro! Ngo abantu b'icyo gihe bose siko basengaga ibigirwamana. Benshi bahamyaga yuko baramya Imana, bavugaga yuko ibishushanyo bisengwa byabo byagereranyaga ubumana kandi byabafasha kugira igishushanyo kibasobanurira Imana. Abo nibo bari nyambere kwanga ubutumwa bwa Nowa, kandi amaherezo baje kuvuga yuko amategeko y'Imana atakibagenga kandi ko guhana abakora ibyaha byari binyuranyije n'uburyo Imana iteye. Bageze aho ubwenge bwabo buhumishwa no kwanga umucyo w'Imana, maze bibwira yuko ubutumwa bwa Nowa budafite ishingiro.
mbega kaga maze hari ibigirwamana bari barimitse mu mitima yabo bibwira ko nyine ati ibi ntacyo bitwaye. Mbese nta kigirwamana wimitse mu mutima wawe buri munsi uvuga ko ntacyo bitwaye? Icy'ingenzi ni uko ndasenga, icy'ingenzi ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi, icy'ingenzi ngewe ndaterana mu materaniro. Ariko ndagira ngo ubwize ukuri muvandimwe, niwanga umucyo w'Imana birakubera bibi, ndetse ntabwo no kukubera bibi urifatanya n'abakobanyi. Mbega kaga isi yari yararangiriye mu ruhande rwabanga ubutabera bw'Imana ngo n'amategeko yayo, kandi babonaga yuko Nowa akabya. Abantu bakomeye bigenderaga mu nzira z'isi, abari abanyacyubahiro kandi n'abahanga baravugaga bati amagambo ateye ubwoba y'Imana agamije gukura abantu umutima, ariko ntabwo azagenzura uko yakurikijwe. Eka mbabwize ukuri, hari igihe rimwe na rimwe tuvuga tuti hari akaga kagiye kuza, hari nk'icyigisho wenda twize cyangwa se hari n'ibyigisho mwagiye mwumva abantu batanga impuruza ati nyaboneka isi igiye kurimbuka, ariko abantu kubwo kutumvira akavuga ati nyaboneka ibyo ni ugukabya, ni ugukura abantu umutima. Ndi kubibona cyane noneho n'amahirwe dufite hano kuri platform, ndi kubona ko Satani ashaka kugira ngo nayo yazimize aho abayobozi bahagurutse, ati abo bantu bari guca abantu ibikuba, abo bantu bari gutera abantu ubwoba. Reka mbabwire, nta mahoro y'umunyabyaha, nongere mbisubiremo, nta mahoro y'umunyabyaha usibye kurimbuka no gupfa nabi. Niyo mpamvu ngira ngo twese twikubite ku birenge bya Kristo, twemere guhindurwa n'umucyo w'ijuru, twemere guhindurwa n'ukuri kw'Imana, maze niturangiza tubwire Yesu Kristo turashaka kugiraho umugisha kugira ngo twubahirize ibyo dutegeka byose, maze tubashe gukira akaga. Ariko Nowa yahagaze ashikamye nk'igitare mu muyaga w'inkubi. Isano yari afitanye n'Imana yamuhaye imbaraga ziturutse mu bushobozi butagira iherezo. Imyaka 120 yose Nowa yakomeje kubwiriza ukuri, yerekeje ku bintu byasaga nkaho bidashobora kubaho ukurikije ubwenge bwa muntu. Iyo turi kuvuga ngo Yesu agiye ku ntebe y'imbabazi, ibyago birindwi byisukwe, iyo turi kuvuga ngo Yesu agiye kugaruka maze abanyabyaha bahinduka nk'ibishingwe, maze isi izakongorwe, rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ati Imana iradukunda, urukundo rw'Imana rwose ntiyarimbura isi, ubu se Imana irabona yabigiye nabigenza gute? Ubu se reka nkubwize ukuri muvandimwe unteze amatwi, nta mahoro y'umunyabyaha nk'uko nabivuze. Icyo dukeneye ni ukwihana, icyo dukeneye ni ukwikubita ku birenge bya Kristo, tukamwemerera ukuri kukaduhindura, maze twarangiza kuduhindura maze tugakurikiza amahame ijuru riduha. Hano ngo igihe tujye kuri page ya 47 ngo igihe bari barahawe cyo kwisuzuma cyendaga kurangira, inkuge yari yuzuye nk'uko Uwiteka yabitegetse, kandi yari yarahunitswe mu ibyo kurya bizatunga abantu n'inyamaswa. Nuko umugaragu w'Imana arongera ararika abantu inshuro ya nyuma, abingingira gushaka ubuhungiro bukiboneka. Nanone bamwima amatwi, ahubwo bavugiriza hejuru bamukoba bati Nowa rwose ihangane, isi iraryoshye. Mbese bavandimwe, ni ryari twabonye Imana iduhaye agashusho gatoya? Igihe covid yazaga, ibintu bihagaze byose, abantu bose n'ukomeye, uworoheje wese, umuntu uwo ari we wese, haba pasiteri, haba umuyobozi, haba abantu bose babonye ko hari ikidasanzwe kibaye. Umuntu wese atangira guhinduka, abantu batangira bati nyabuneka ijuru mbese bimeze bite? Ahari Yesu Kristo agiye kugaruka, abantu koko barakanguka. Ariko nyagasani, ikintu kibabaje nuko abo bantu ntibigeze bahinduka, ahubwo bakomeje, nyuma yaho haje agahenge, bakomeza gusubira mu byabo. Abandi bakomeza bizinesi, abandi twarihuse, abandi twaranabaka, abandi ibintu bigenda biba byinshi. Ariko ndagira ngo ubwize ukuri, igihe isi yo kwa Nowa yari yahawe kirenda kurangira, ngo Nowa yongeye kugaruka, avuza impuruza, atanga impuruza, aravuga ati nyabuneka mukanguke, isi yakigiye kurimbuka, ni mukanguke. Ariko icyakurikiyeho noneho, kubera ukuntu ubutumwa bwari bwaramaze kumenyerwa, ni nk'uko twirwa tubabwira ati isi igiye kurimbuka, ariko abantu bamaze kubifata nk'aho ari umukino. Ati ibyo ni iby'aba bandi, ati bari abantu mureke bari guteranya abantu, bari gutuma bakuka umutima. Ariko ikibabaje ni uko abantu Nowa yabwiye ntabwo bigeze babyumva, ahubwo barushijeho kugira gute? Kumukoba.
Imana ibwira nawe ati injira mu nguge no mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imiterere y'urugero rwiza yatangaga byabereye umuryango w'umugisha. Imana yaramukijije nabo mu nzu ye yose. Amen. Reka nkubwire, bitewe n'ukuntu Nowa yumviye Imana iramubwira ati rero Nowa, icyo wagomba gukora wagikoze muvandimwe, icyo wagomba gukora mwana wanjye wagikoze, injira mu nkuge. Kandi noneho Imana ngo yabonaga mu maso yari ukiranuka. Tugeze mu gihe cyo kwezwa, niyo mpamvu rimwe na rimwe ndi kugenda nganira n'abantu bahuye na Kristo, atari uko nirengagije n'abandi, ahubwo uri kugira ngo nkomeze mbabwire ngo mwirekura ikanzu mwahawe, urufunguzo mwahawe, mureke dushikame, mureke tube maso kugira ngo ijuru niritugenderera tubashe kugira umugisha k'Uwiteka. Ngo maze Nowa ngo yarakiranukaga mu maso y'Uwiteka, ngo imiterere ye, urugero rwe rwiza yatangaga byabereye umuryango w'umugisha. Imana yamukijije n'ab'inzu ye yose. Niyo mpamvu uyu munsi navuze ngo mbese umuryango wawe uragirira umugisha k'Uwiteka, mbese umuryango wanjye uragira umugisha k'Uwiteka, maze ijuru niritugenderera maze rikubone nk'umukiranutsi, maze abo mu rugo iwawe babashe kukugiraho umugisha. ngo iminsi 7 Nowa n'umuryango we bamaze mu nkuge, nta kimenyetso cyarangaga cy'umwuzure wari ugiye gutera. Muri icyo gihe kwizera kwabo kwarageragejwe, cyari igihe cyo kunesha ko bari basigaye hanze bakomeje guhinyura imbaraga z'Imana, hanyuma bazenguruka inkuge ari benshi cyane, bakoba bayirimo babagize urw'amenyo. Ariko ku munsi wa 8 ibicu birirabura bitangira kuzura ikirere, hakurikiraho guhinda kw'inkuba n'imirabyo. Bidatinze ibitonyanga binini by'imvura bitangira kugwa, kuko ibintu nk'ibyo byari bitarabaho mu isi. Abantu bakuka umutima bose bongorerana babazanya bati, mbese Nowa yaba yaravuze ukuri yuko isi igiye kurimbuka? Inyamaswa zo mu gasozi zakubitaga hirya no hino zamazwe n'ubwoba, hanyuma amoko y'ikuzimu arazibuka, imigomero yo mu ijuru nayo iragomororoka. Amazi yavaga mu ijuru asuma biteye ubwoba, imigezi irenga inkombe zayo, maze isendera mu bibaya. Amazi adudubiza ava mu butaka afite imbaraga nyinshi cyane. Abantu babanje kubona inyubako zabo zari zirimbishijwe cyane, imirima yabo n'imizabibu yari myiza cyane, imirima bari barubakiyemo ibigirwamana byabo birimburwa n'imirabyo iturutse mu ijuru. Ibicaniro batambiragamo abantu birasenywa, maze abasengaga ibyo bigirwamana bahindishwa umushyitsi n'imbaraga y'Imana ihoraho. Uko umugabo wakomezaga kwiyongera, niko ubwoba bwinshi cyane bwateraga abantu n'inyamaswa. Reka mbabwize ukuri bavandimwe, umugabo wakomezaga kwiyongera, niko abantu batari baratsindishijwe, niko abantu banze ukuri bakagutera umugongo barushagaho kugira ubwoba. Birababaje cyane. Bahawe amahirwe, Nowa aravuga, amara imyaka 120 ababurira, ariko abantu banga kumva. Ndagira ngo mbwire ababwiriza ngo muhumure, mukomere, mubwirize, ariko namwe mubanze mumenye yuko muri kugira umugisha k'Uwiteka. Mbese kuko tumaze kubona Nowa ngo ibyo yabwirizaga ngo byatumye abasha gukiza umuryango we. Mbese ibyo dukora, ibyo tubwiriza birabasha gukiza umuryango wacu. Mbese turabasha kurokoka, mbese ijuru niribasidusura birabasha kuturokora. Bavandimwe, mube maso cyane, kuko amazi ntabwo akiri yayandi. Tugeze aho umuntu wese agomba gusama amagara ye. Uko umugore wakomezaga kwiyongera, ni kubwoba bwinshi bwataga abantu. Bavandimwe, ni ukuri Yesu agiye kugaruka, kandi si igiye kugwirwa n'akaga gakomeye. Ntabwo ari ukubatera ubwoba, ahubwo icyo ndi kubabwira, mureke muhungire muri Kristo, mushake Imana bigishoboka. Kuko babandi bo kwa Nowa, yewe icyigisho n'ikindi ndabona minota iri kunjyana, ababandi bo kwa Nowa nabo bashatse Imana ariko bitagishoboka. Bashatse kumvira ya magambo Nowa
yababwiraga ariko bidagishoboka. Abantu bari bahagaze mu mpinga z'imisozi miremire isumba iyindi, babonye inyanja itagira inkengero. Imiburo y'Imana bahabwaga n'umugaragu wayo ntiyari igihindurwa urw'amenyo. Abo banyabyaha bari bagiye kurimbuka batakamba binginga ko nibura bahabwa isaha imwe yo kwihana. Nowa akongera akabararika rimwe gusa, ariko urukundo rusa n'ubatera n'ubutabera rwatumye Imana ihitamo guhagarika icyaha. Abahinyuraga Imana barimbukiye ikuzimu hicuraburindi. Reka nkubwire, abantu bageze aho bifuza ko Nowa yaza akababwiriza isaha imwe yonyine, ariko muvandimwe, ayo mahirwe ntibigeze bayahabwa, ayo mahirwe ntibigeze bayabona, kuko Imana imaze kuvuga ngo ntabwo umwuka wanjye uzahora uruhanya n'abantu, ntabwo umwuka wanjye uzahora uruhanya n'abantu, kuko ari abantu b'umubiri, ni abantu babitekereza ibi biteka. Niyo mpamvu muvandimwe, koresha amahirwe uhawe n'ijuru kano kanya, koresha amahirwe uhawe n'ijuru, ugenere mu kuri kose ijuru ryakubwiye, ryakugeneye. Twabonye uburyo Nowa ijuru ryamugendereye rimuha amabwiriza. Niyo mpamvu twavuze ngo tugiye kwinjira mu mfunguzo 5 zo kurokoka. Muvandimwe, twabonye urufunguzo rwa mbere ko ari ukwihana, gutsindishirizwa tukabyarwa ubwa kabiri. Niba utarumvise ibyigisho, ndakwinginze ugende ushake amawodiyo, ubyumve kandi ubyumve utuje, ubyumve uririra Imana, uyibwira uti Imana, nanjye ndashaka gukira, nanjye ndashaka gukira. Nurekure umere nka Yakobo ati sinkurekure utampaye umugisha. Maze nurangiza uze ujya ku rufunguzo rwa kabiri, ufate umwanzuro wo kujya mu cyaro. Kujya mu cyaro si uguhunga inzara, si uguhunga akarengane, ahubwo ni ukugira ngo urusheho gusabana n'ijuru, ahubwo ni ukugira ngo ubashe komatana na Kristo, ahubwo ni ukugira ngo ubashe kweza umwanda wose, maze ijuru rikwihishurire, rijye riguha amabwiriza. Yesu nakubwira ngo caha nawe hake, nakubwira ati tonde witonde, nakubwira ati haguruka uhaguruke, nakubwira ati cara wicare. Reka nkubwize ukuri, ijuru mukominikane nk'uko twabonye Enoki yakominikanaga n'ijuru mu mirimo ye ya buri munsi. Bavandimwe, urundi rufunguzo tugiye gutangira kwiga ni urufunguzo rwo kuba ufite ibyo kurya iwawe. Reka mbabwire, ufite ibyo kurya iwawe, kandi noneho ibyo byo kurya bikaba atari ibi biryo by'isi iri kutugenera. Mbese ko wagiye mu cyaro muri aka kanya, kuba inyamaswa n'igishushanyo cyayo byahagurutse, byarubiye, biri kugenda bishyiraho uruzitiro, ikintu cyerekeranye n'ifaranga rigiye guhagarara, umuteto dufite ugiye guhagarara, no kugira ngo ubone n'izi mega zo guhamagara cyangwa zo kujya kuri interineti ngo wumve icyigisho bigiye kuvaho. Mwana w'Imana, mbese uriteguye? Ko Imana yabwiye Nowa, yamubwiye ati Nowa, nubwo ngiye kugukiza, ariko ndagira ngo ubwire Nowa, winjire mu nkuge ufite ibyo kurya, kugira ngo bizabashe kugutunga nabi iwawe. Bavandimwe, inshuti zanjye, ndagira ngo two kubinjije muri iyi minsi iheruka, maze gusoma amagambo mu kanya aboneka mu Migani igice cya 6 umurongo wa 6. Nubwo ntari nayateguye, ariko ni amagambo anyigishije, aho ijambo ry'Imana rivuga ati wamupfuwe, wamupfapfa we, reba ikimonyo uburyo gikora ntigituza. Reka nkubwire, aho iryo zina riri uyishyiremo, kuko twabonye ko dukeneye umwuka w'ubwenge, dukeneye kwikubita ku birenge bya Kristo, maze ijuru rikatwigisha. Reka mbabwire, nabonye ikimonyo ukuntu gikora, nagize umugisha wo kucyitegereza, ngira umugisha wo gusoma ibitabo ku byerekeranye n'ikimonyo. Nasanze ikimonyo kizi ubwenge mu buryo ntabasha kubabwira. Ikimonyo kirakora, kikamenya ko gifite igihe cyo gukora n'igihe cyo kuzigama ibyo kizajya, kugira ngo ejo kitazajya gusabiriza, kitazicwa n'inzara. Maze
ubwo bwenge Imana yahaye ikimonyo. Mbese Imana yahaye umwana w'umuntu ubumenyi bungana bute? Ni bangahe mu bitwa ngo ni abagenzi, ni bangahe mu bitwa ngo ni abizera, ariko mu by'ukuri bagidebeka, bafite umukino. Twageze ahakomeye, twageze aho umwana w'umuntu agiye kurira nyina ntiyumve, aho umuntu wese agiye gusama amagara ye. Mbese muvandimwe uriteguye? Mbese niteguye? Mbese ubu ngubu bavuze ati nta muntu uri bwongere kugira gute? Umuntu wese utari muri sisiteme, umuntu wese utari muri sisiteme ntiyemerewe gukora ku ifaranga. Rahira ko bamwe batangira kuyamanika, rahira ko bamwe batatangira kuyamanika bavuga ati ari we ati ntaritegura. Niyo mpamvu Imana itanze uyu muburo kugira ngo twongere twisuzume, twongere turebe. Imana yahaye amabwiriza Nowa, n'ubu iraje kugira ngo nawe iguhe amabwiriza, ikubwira uti kanguka, reka imiteto. Bavandimwe, tugiye kureba uburyo natwe ubwacu tugomba kureka ubutesi, tukamenya ubwenge, tukamera nk'ikimonyo, kugira ngo natwe tubashe kugaragariza Imana yacu ko ari Imana ikorana natwe. Ab'isi bo kutubonaho impamvu, ab'isi bo kutwishima hejuru, two kubasaba, kandi ijuru ryacu ntacyo ritaduhaye. Niba ndi kuvuga ibi ngibi ni ukugira ngo ukanguke muvandimwe. Imana urufunguzo rwa gatatu ruvuga ukuntu umuntu agomba kugira ibyo ukihingira, ariko ikibabaje haracyari ubujiji mu bana b'Imana. Dufate nk'urugero, ushobora guhinga par exemple karoti, n'urugero ngiye gutanga. Ugahinga karoti zamara kwera ugasanga hashize nk'iminsi 30 cyangwa iminsi 20 cyangwa iminsi 10, ugatangira ukajya guhaha izindi karoti, kandi warahinze karoti. Kubera icyo abana b'Imana ari injiji, udashobora kwiga uburyo ushobora guhinga karoti, warangiza guhinga karoti ukiga n'uburyo bwo kuzibika, ku buryo noneho n'umuntu waza gusura ukabona wifite ibyo kurya. Ni gute abana b'Imana usanga dodo ziri gupfa ubusa? Eka mbabwiza ukuri, mbese ubu ngubu ko muri kwigira gutyo mukaba murabona imbere hameze hati. Bavandimwe, tugeze ahantu ubu ngubu tugomba kwiyegerana, tugasaba Imana ikaduha ubwenge kugira ngo tuzabashe gutambuka kino ibihe tugiye kwinjiramo. Eka mbabwiza ukuri, mbese kambabaze umunsi bazaba bahagaritse ibi byose, utabasha kugura iyo sabune, niba utari kwiga uburyo bayikora, utazabasha kugira, mbese tuzarangwa n'umwanda, turwara izo ndwara, maze ab'isi babona ijambo ryo kutuvugiraho. Bavandimwe, nugukanguka. Niba uguze isabune n'urugero, ukagura wenda agati kose, vuga uti ndagura agati, turi bukoreshe wenda turi bukoreshe isabune 5, ariko ndavanaho isabune imwe, ngende nshaka agakarito ahantu runaka, ngende gitereremo, vuga iyi ngiyi ishobora kuzafasha mu gihe kiri imbere. Hari ushobora kwita avuga ati bona ibyo ni ukwizera guke. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ikintu cyose kiza kubw'impamvu. Imana kubitanze umuburo ni ukubera impamvu. Eka mbabwire, mureke two kuzatukisha Imana. Nanone Imana yamubwiye tugende mu nguge yawe, ugende ujyane mu ibyo kurya, ujyane mu ibyo kurya. Umugati w'Imana uzaza mu gihe cy'akaga gakomeye cyane, hahandi isi izaba yatuviriyeho indimwe. Nta hantu umwana w'Imana abasha kubona akenge na kamwe kabasha kumurengera. Ariko mbere yaho y'uko umugati w'Imana uza, aho niho ndi kubabwira mube maso muvandimwe, cyane ko ibintu bitazagirira ahantu rimwe. Ngiye kubaha ubuhamya butoya. Mu gihe cya covid hari umuntu wagize gutya, atanga inkuru zaravuga ati nyabuneka, dore covid ubwije tukaba tutazi uko ibintu bimeze, nyabuneka nujya guhaha, ujye uhaha par exemple ibiro 10 n'uhaha wenda ibiro 10 by'ibirayi, ujye uvanaho ikiro ugishyire nako ibiro 10 by'umuceri. Ndavuga ibintu bibikika cyane by'umuceri, ujye uvanaho ikiro kimwe ugishyire ku ruhande. Wenda ntawe ubizi uko ibintu bizagenda, gutyo ahari Imana izagufasha. Umuntu umwe yabikora, niyo twihereye ubuhamya, uwo muntu nibyabayeho, maze uwo muntu arabikora. Igihe kiza kugera ku kazi yakoraga, barangije baravuga ati niba utemeye gufata urukingo, akazi uragahagararaho. Uwo muntu kandi koko yavuze ati njye ntabwo ndi bubifate, ariko kubera ko yagendeye muri wa mucyo mutoya mbabwira, akaba yarazi ko mu rugo nubwo agiye guhagarara ku kazi, abana ntabwo bari mu burare, ntabwo ari bwikorera amaboko ngo agende avuze induru abantu bose bamwumva, avuga ati yewe wegushije ishyano. Reka nkubwire, yamaze amezi 6 atungwa na twa tuntu yagize gute yakoze, kandi noneho abasha no gufasha abandi, abasha no kugaburira n'abandi bari bafite ibibazo, umuhangayiko abandi bari bafite.
akavuga ati biracitse, ntabwo yari awufite. None muri iyi saha tugezemo, hahandi hagiye kuba umubabaro utarigeze kubaho, abana b'Imana bo bafite umuteto, bafite umudabagiro. Reka mbabwize ukuri, Bibiliya yose ni iyacu, amasezerano arimo yose ni ayacu. Iyo avuze ngo murebere ku kimonyo, niyo yongeye kuzika kubwira uti ba maso ureke umukino. Satani nta muhwa dufitiye, afite ubugome, kandi ngo yakusanyije imbaraga zose zishoboka kugira ngo azatume abana b'Imana batazarigera mu ijuru. Niyo mpamvu ngwinginga muvandimwe, uru rufunguzo rwa gatatu ni rwowe rugenewe, ni ukugira ngo ube maso, wicare hasi wige, uvuga uti niba nejeje par exemple dodo, hari ukuntu ushobora kuzanika zikuma ukazibika neza zumye, wowe ukazazirya ikindi. Niba se wejeje karoti, hari ukuntu ushobora kuzifata wejeje karoti na beterave, ukiga uburyo ushobora kuzibika mu butaka, ari ukuntu ucukura, warangiza gucukura ugashyiraho umucanga, warangiza ugafata karoti ukazishyiraho hejuru y'uwo mucanga, ukongera ugashyiraho umucanga, ukongera ugashyiraho, ukabitaba ahantu ku buryo ushobora kumara amezi 3. Reka mbabwize ukuri, iyo umuntu afite ibibazo, ukwezi kushobora kumuhindukira imyaka 2. bishatse kuvuga ngo impamvu ndi kubabwira gutyo ntabwo ari uguhunika ibintu bizaye, ahubwo ni ukugira ngo umenye ubwenge, ntiwitware nk'utagira ubwenge, kandi ijuru riri gutanga ubwenge rikubwira ngo genda urebe nk'uko ikinyonyo gikora. Niko se muvandimwe, urabona Satani agufitiye impuhwe. Ahangaha Nowa Imana imuha umuburo, iramubwira uti Nowa, dore uko ibintu bimeze, ab'isi bamaze kubanga, isi yamaze kunyanga, amategeko yanjye bayatesheje agaciro, nanjye ngiye kurimbura isi. Ariko wowe Nowa ujye mu nkuge, kandi noneho uzagenze gutya. Imana imuha amabwiriza. Niyo mpamvu ijuru ryatanze amabwiriza 5, imfunguzo 5 zo kurokoka. Nihabura urufunguzo na rumwe, muvandimwe, niyo waba uzi ibihamya bingana gute, ndagira ngo ubwize ukuri, ntabwo uzacika inyamaswa, ahubwo niwe uzajya kuyishakira. Kandi inyamaswa yafashe ahantu hakomeye. Abantu muri kwimenyereza ifaranga, tugeze mu gihe tugomba no kutimenyereza ifaranga, ahubwo tugakoresha andi. Waba wejeje ibishyimbo ukababwira mugenzi wawe ati se ko nejeje ibishyimbo ushobora kumpa kawunga, ko nejeje ibirayi ushobora kumpa ibijumba, tugatangira tukabyimenyereza. Kandi mumenye ko turi arotari, bitewe n'aho igihe kigeze, turi arotari y'ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo mwicare hasi mwige, mubwire ijuru ribaha amabwiriza, mubwire ijuru ribigishe, mureke umudabagiro. Ese mu gihe bitazaba binagishoboka ko umuvandimwe wenda yakohereza akantu, yakohereza ifaranga, uzabigenza ute? Mbese ntabwo uzagenda ukishyira mu nyamaswa ukibwira ati ngenda yamanitse, n'ubundi nta kundi nabigenza, n'Imana irabibona. Ndibuka cyane mu gihe cya covid, hari abantu bambwiye bati bona, none se urana nabigenza gute? Umwana wanjye yaburara, mbese urana nabigenza ute ko mfite abana benshi? None se ati ngiye gupfira abana banjye. Reka mbabwize ukuri bavandimwe, ntitubinjiji cyane ko n'ibibazo ntabwo bizagira ahantu hose icyarimwe. Umuntu wese yicare hasi yigetere, umuntu wese yicare hasi yiga ikibuga ari gukiniraho. Iyi niba uri mu Rwanda, wicare wiga ikibuga uri gukiniraho, urebe situwasiyo urimo, urebe ibyangombwa ukeneye, uvuga uti se hano mu Rwanda wenda twebwe dushobora guhinga igihe cyose. Niba twahinga igihe cyose, wenda dodo sinazibura, ni urugero, wenda sinabura, wenda igihe cyose nahinga. Ariko se isabune ko ntayihinga, si wakiga kuyikora? Mbese ko wenda udahinga, wenda hari ibindi ntabasha guhinga icyo gihe. Mbese ibyo byose umenye ubwenge bavandimwe, umenye ubwenge, kuko Satani ararakaye kandi arashaka kuturimbura bavandimwe. Kandi noneho nanone mutangire mwimenyereze gukoresha anje, muvuge muti par exemple niba wejeje ikintu, aho kugira ngo dukomeze twimenyereze amafaranga ngo tugiye mu isoko tugiye guhaha, mukoresha anje. Nk'uko Yesu niwe uvuga ngo mubarire izi nzira z'abakera, aho inziza ziri mu barizo munyuramo. Bavandimwe, amafaranga ataraza, aya Satani agiye kudutegeraho, abantu bariho kandi babayeho. Mureke mutangire mwitegure mu bwonko akaga tugiye kwinjiramo bavandimwe. Mureke kubinjiji, ni ukuri nta ijuru ritatanze. Imbere yacu hari amabwiriza. Imana yatanze imfunguzo 5. nawe uri mu gihugu par exemple kitagira wenda cyeza wenda igihe kimwe, dufate nk'urugero kikaba cyeza wenda bakaba bahinga isezi imwe, nawe utangire wicare hasi wige situwasiyo y'aho hantu, wige uko ugomba kubyitwaramo. Mureke kwaya amafaranga muyagura ibidafite umumaro, mureke kwaya amafaranga. Umuntu najya gukora
akoresha amafaranga abanze yicare hasi avuga ati iki kintu ngiye kugura kuko gifite agaciro, nurangiza kugira ngo uyate mu badafite umumaro uyate mu bifite umumaro kandi ubona ko bizagusova. Hari umufaransa niwe wavuze ngo tranquillité d'esprit. Reka mbabwire, hari n'imyanzuro umuntu afata ahubutse bitewe n'uko situwasiyo yamucanze. None se bana b'Imana, twe tugomba gucangwa na situwasiyo kandi ijuru ryaratugendereye. Ntibikabeho ngo maze n'Imana imuha amabwiriza agomba kugenderaho. Ngo abantu bo muri icyo gihe ngo banze kumvira Nowa ukuri kose, banga no gukizwa, banga no kumva amabwiriza Nowa, uburyo umuburo Nowa ari gutanga, babasha kurimbuka. Mbese muvandimwe, isaha tugezemo wowe ntiwarimbuka kubera ko bayinjije. Niyo mpamvu Imana ibitanze uyu muburo kugira ngo ubere maso ubugingo bwawe. Ntabwo umuburo wose uzira ubusa, ahubwo uba ufite icyo ugendereye. Mureke tujye mu rwa mbere, mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3. Mumbare tujye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 duhere ku murongo wa 16. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye no kumutunganya no kumuhamiriza gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Bavandimwe, ijambo ry'Imana Imana ritanze kugira ngo ryigishe umuntu, rimugirire umumaro, rimwigisha kandi ngo no kumwemeza iby'ibyaha no kumutunganya no kumuhamiriza gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse, umuntu w'Imana atabajegajega, umuntu w'Imana atabakubitwa hirya no hino. Reka mbabwire, niba mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyije umugabane wa 2 aho Enoki yagiriye inama abantu babwira uburyo bagomba kwizigamira ko nta n'igiceri kigomba gutakara hasi, akababuza gufata imyenda, akababwira ati nyaboneka umuntu wese yirinde imyenda nk'uko umuntu yirinda ubushita. Ariko se bangahe muri twebwe bagiye bakabyebeka ibitabo tukabishyira hasi, imyenda ikaba myinshi, ugasanga umuntu yarazitiwe n'imyenda. Bavandimwe, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga unuze mu migani ngo umuntu yafashe umwenda ari imbata yo yagize gute, yafatiye umwenda. Bangahe imyenda imaze kubazirika no gufata imyanzuro ibiri kubagora bitewe n'uko birengagije umuburo, atari uko ijambo ry'Imana rihari, atari uko ijambo ry'Imana ritatanzwe. Ariko muvandimwe, Yesu aragukunda, Yesu agutegeye ibiganza nk'uko ari kuzenguruka isi yose akareba imiryango iri bubugireho imigisha, ari buyihe amabwiriza, kandi umuntu uri bwubahiriza ayo mabwiriza arabasha kurokoka akaga kari imbere. Imana ibaha umugisha bavandimwe. Ndabona iminota yanjye injyanye, ariko reka dukomeze gatoya turebe mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, igitabo paje 255, igitabo cy'ibyaduka paje 255. Hari amagambo meza akomeye cyane, aravuga ngo igihe cy'akaga katigeze kubaho kigiye kutugeraho bidatinze, kandi tuzakenera inararibonye tudafite ubu ngubu. Reka mbabwire bavandimwe, ibi ndi kubabwira ntabwo ari amagambo yanjye, ahubwo iri ni ijuru riri kubaganiriza. Hari uri kumbwira ngo biri gucika. Mbese bamwe muri kunyumva kwari uvuze ngo biri gucika? turi kumva. Amen. Imana ibaha umugisha. Ngo igihamya ni paje 255, igihamya cya 927 havuga ngo igihe cy'akaga katigeze kubaho kigiye kutugeraho bidatinze, kandi tuzakenera inararibonye tudafite ubu ngubu. Iyo benshi badashobora kubona bitewe n'ubunenganenzi bwabo. Hari abanenganenzi bumva ngo turamenya ibihamya byinshi ngo ibintu bizikora. Ndababwiza ukuri, nushaka kubura umubwiriza uzi ibihamya birenze ibyo nzi, uzi ibihamya bimwe byinshi cyane, ariko nutubariza imfunguzo 5 nawe uzayiramya. Niyo mpamvu Imana itanze umuburo uba ugomba kubahiriza, kuko nutawubahiriza akaga kazakwisukaho, nawe uvuze induru nk'uko abisi bari kuvuza induru. Ariko ntibyagakwiriye, ahubwo dukwiye kugenda mu muburo Imana itanze, kuko ijuru riri kugenderera isi yacu, nawe rikugenderere, rikugira inama, maze mufate imyanzuro.
hano ngo kenshi bibaho ko umubabaro ukomeye cyane iyo uvuzwe mu magambo kuruta uko uri, iyo uvuzwe mu magambo kuruta ukuri, ariko akaga kari imbere yacu ko siko kameze. Ni imvugo isobanutse cyane, ntishobora kugaragaza gukomera kwigeragezwa. Reka nsubire mu iki gihamya kugira ngo mutagira ngo ni amagambo yanjye. Ni igihe cy'akaga katigeze kubaho kigiye kutugeraho bidatinze, kandi tuzagenda inararibonye tudafite muri ubu bugingo, tudafite ubu ngubu. Iyo benshi badashobora kubona bitewe n'uburenganenzi bwabo, kenshi bibaho ko umubabaro ukomera cyane iyo uvuzwe mu magambo kuruta ukuri, ariko akaga kari imbere yacu ko siko kameze. N'imvugo isobanutse cyane ntishobora kugaragaza gukomera kwigeragezwa. Reka mbabwize ukuri bavandimwe, ni ukuri igihe kirageze ngo umuryango wose wicare hasi, ufate umwanya wige kuri situation, wige ikibanza ugiye gukiniramo. Buri muntu wese ushobora kuba uri mu Burayi, ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri muri Etazini, ushobora kuba uri Uganda, ushobora kuba uri Mozambique, Malawi, ushobora aho Imana yakugejeje, aho Imana yagushyitse. Ugomba kwicara hasi ukiga situation uko imeze, kandi ikintu namaze kubona, kwiringira Imana bikaba ari byo byonyine, kandi nanone kugendera mu kuri kose, ukabaza rwa rufunguzo rwa mbere bwo gutsindishirizwa ku bw'ubuntu kubwo kwizera. Ahantu uzaba ufitanye umushyikirano n'Imana, Imana ikubwira ngo kora iki, gira utya, ukagendana n'Imana ugendanye nayo, ibyo nibyo bizagushoboza gutambuka akaga kari imbere. Imana ibaha umugisha bavandimwe, Imana ikomeze kubitaho, ijuru rirabakunda. Niyo mpamvu rikusanya ibibwirizwa, hakavaho umwe ejo hakaza undi, kandi hakaza ari abantu batandukanye, kubera ko yifuza ko muba maso. Erega mbabwize ukuri bavandimwe, isi iratwanze, isi yatujugunye. Ngira ngo mwarabibonye, hari ishusho noneho twanabivuga dufite naho duhera. Muri Covid mwarabibonye uburyo ibintu byari bimeze, uburyo ibintu byari byifashe, kandi agashusho gatoya. Uyu munsi ijoro twize nako mu gitondo cyashize twize uburyo Yerusalemu nayo byo byari bimeze. Nta nishusho kandi ngo ni ishusho ntoya cyane ibigira izaba kuri iyi si. Maze gusoma igihamya cyerekana ukuntu abanenganenzi cyangwa se imvugo nziza iyo ari yo yose ishobora gusobanura ibintu bigiye kutwisukaho. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko nawe yagiriye umugisha kuwiteka. Amen. Nawe ndagusabira ngo ugire umugisha kuwiteka. Mureke dusome nanone Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 haravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwabivume mwe. Mbese kubera icyo aba bantu batangiye gutanga ubuhamya, batangiye kuvuga ati se ko twirukanye abadayimoni, kuzi ko twakoze ivuna, kuzi ko twari dufite ibihamya, kuzi ko cyagiye twagiye mu itsinda, kuzi ko cyagiye twavuze icyigisho kuri YouTube, kuzi ko ibi byose twabikoze, Mana urabibona bite? Ariko Yesu ngo azaberura ngo sinigeze kubimenya. Aba bantu nabo tumaze kubabona mu gihe cyo kwa Nowa, twababonye cyane uburyo Nowa ababwira ko isi igiye kurimbuka, aho kugira ngo abantu bihane ibyaha byabo bakomeza kubikeresa, baravuga ati ahari Nowa yasaze, ibintu ntibishobora kubaho. Ni nk'uko ndi kubabwira nti ibyakaga kagiye kutwisukaho, umuntu agomba kugira ubunararibonye, umuntu wese akabera amaso ubugingo bwe, agasenga cyane kugira ngo ijuru ribashe kudukizanya n'imiryango. Kandi ijuru riri guha amabwiriza, utangire nawe uyashyire mu bikorwa kugira ngo uzabashe kurokoka akaga kari imbere. Kubera ko ibi ndi kubabwira ntabwo ari rusange, ntabwo uzafata umwanzuro wa rusange, ahubwo ni ku giti cy'umuntu, ni ku muryango ku giti cye. Ubu tugeze hahandi tugomba kurya umwana w'intama mu muryango tuwurya vuba bavandimwe. Umwana w'intama tuwurya vuba kuko tugiye kwambuka, tugiye gutaha bavandimwe. Nta gihe dufite muri iyi si, kandi sinifuza kuzamera nk'abari abantu bo kwa Nowa batangiye gukomanga bavuga ati nawe yewe watubabariye ukadushakira n'isaha imwe. Ntabwo nifuza ko muvandimwe turi kumwe hano ejo bundi ibintu bizagucanga ukaba uri gukubita hirya no hino. Ni igihe cyo gushaka uburyo ufata
umwanzuro. Igihe amahirwe yose ijuru riguhaye uhita uyakoresha neza mbere yuko uhita utangira gutera ibintu, ahubwo uhita uvuga ati Mana ndabibona akaga katuri imbere kameze gutya, Mana mbigenze gutya, urabibona gute? Mutangire mwizigamira ibiryo biramba. Par exemple dufate nk'urugero nk'ibishyimbo, mumenye uburyo mubibika, mumenye uburyo mubasha kubika ntibimungwe, mumenye uburyo mubashe nanone kubikoresha uburyo bitandukanye. Dufate nk'amateke nayo ni urugero, uburyo nayo ubasha kuyakoramo uburyo bitandukanye. Hari ifu y'amateke, hari ifu y'amateke ibaho, ifu y'ibirayi ibaho, ku buryo niba bitabikitse bikiri fure ubasha no kubibika bimaze kuma. Ibyo byose izo ni inama nyinshi, ubwo ni ubwenge bwinshi. Mwicare hasi muvuga ati nk'ababyeyi mufite abana, muvuga ati Yesu tugirire impuhwe, Uwiteka nk'uko nawe yakugireho umugisha natwe tukugireho umugisha, uduha amabwiriza y'urugendo, kuko Satani aratwanga, ntiyifuza ko twarokoka. Kandi ndababwiza ukuri, mbahamiriza ko ijuru rizabaho ibyo mukeneye byose, nk'uko isomo twahereyeho rivuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Ijuru ribitayo kandi ijuru rirabakunda, ntabwo ryifuza ko ryabazimiza, ntabwo ryifuza ko mwazimira, ntiryifuza ko ryabatakaza, kuko Uwiteka abakunda. Mureke dusoreze ku magambo avuga ngo mu bantu benshi cyane bari batuye isi mbere y'umwuzure, 8 gusa nibo bizeye kandi bemera ijambo ry'Imana yavugiye muri Nowa. Niko na mbere y'uko kugaruka k'uwatanze amategeko aza guhana abatayumviye bizamera. Abacumura baraburirwa ngo bihane, ariko ku bantu benshi izo nama zipfa ubusa. Ngo ni minsi y'imperuka hazaza bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ni irihe? Uhereye kose basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze. Yesu yababajije iki kibazo cy'ingenzi ati ariko umwana w'umuntu azaza mbese umwana w'umuntu azaza kwizera ko kiri ku isi nk'uko tubibona muri Luka? Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ahangaha baratwereka ukuntu igihe kurimbuka kwa Nowa kuhwanye n'igihe Yesu Kristo azaba agarutse. Ngo mu bantu benshi cyane batuye ku isi mbere y'umwuzure, 8 gusa ngo nibo barokotse. Reka nkubwize ukuri muvandimwe, va mu kivunge. Ntabwo ijuru rizajyamo abantu benshi b'igihiriri, ahubwo bizajyamo ba bantu bagiriye umugisha ku Uwiteka, nk'uko umuryango wa Nowa wagiriye umugisha ku Uwiteka. Muvandimwe ndakwifuriza nawe kugira ngo ugire umugisha ku Uwiteka, wumve inama zose ijuru riri gutanga, maze kandi uziteho uzigenderemo. Niko na mbere yo kugaruka k'uwatanze amategeko aza guhana abatayumviye bizamera. Abacumura baburirwa ngo bihane, ariko ku bantu benshi izo nama zipfa ubusa. Muvandimwe, izo nama ntizipfa ubusa, ahubwo ubyumvire kugira ngo ubashe kugira umugisha ku Uwiteka. Ngo guhurura bya buri kanya bibuza abantu kunyurwa n'ukuri, kandi ariko konyine kwashobora kubakiza kurimbuka kwegereje. Mu gihe cyo kwa Nowa abanyabwenge bari barize ibintu bya filozofiya, bavugaga ko bidashoboka ko isi yarimburwa n'amazi. Ni nako n'ubu abizi bya siyanse bagerageza kwerekana yuko isi itarimburwa n'umuriro, ariko igihe bose bari bamaze kuvuga ko ubuhanuzi bwa Nowa ari ukwibeshya, nibwo igihe cy'Imana cyari kigeze. Nyir'amategeko aruta amategeko ya kamere, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizamera mu minsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Imana yo mu ijuru ibafashe bavandimwe, kandi biteho, ibagira inama mubashe kubahiriza iziriya mfunguzo 5, kuko Kristo wacu agiye kugaruka. Kandi nk'uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa niko bigiye kumera mu gihe cyo kugaruka k'umwana w'umuntu. Imana ibafashe kandi bagirire neza. Ndabasabira cyane n'ingingo Imana kugira ngo twese uko turi hano, uko duteranye twese, ijuru ritugenderere. Kandi ijuru niritugenderera risange turi mu mwanya mwiza, maze tubashe kugira umugisha ku Uwiteka, maze Imana
duhishurire amabanga yayo, kuko ngo ntabwo ari abantu bose babashe kubona amabanga y'Imana, ntabwo ari abantu bose, ahubwo abasanzwe bakiranuka nk'uko nawe yasanzwe akiranuka ijuru rikamuhishurira amabanga. Niko n'ijuru riri kugendera imiryango yose, abavandimwe bose. Niyo waba uri umusore nawe uri umuryango, ijuru riri kukugendera. Imana igusange kandi igusange mu mwanya mwiza, ibashe kuguhishurira amabanga yayo. Nibyo ngusabira kandi nanjye nisabira. Kandi dusoreza kuri bya somo twatangiriraho riboneka muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7, rivuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba azahabwa, ushaka abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye bose? Imana yo mu ijuru irabakunda kandi izababaha ibyiza kuko muyisabye. Imana ibafashe kandi bagirire neza, nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu, amen. Mureke twicishe bugufi dusenga Imana. Uwera wa Isirayeli, duciye bugufi imbere yawe, ni ukuri tugushimiye amagambo umaze kutwigisha. Nowa yakugiriyeho umugisha ubwo wabonaga isi yuzuye ibibi, yuzuye akaga, abantu kwibwira kwabo ari kubi, ariko Nowa akugiriraho umugisha. Mana, ndasenze cyane muri aka kanya, ndaniha cyane Mana, ndasabira umubyeyi wafashe igihe agasa hano, ndasabira umugabo wafashe igihe akaza hano, ndasabira Mwami Imana ishobora byose, abana, abasore b'inkumi, abasore b'abasore Mana baciye bugufi kugira ngo baze kumva ijambo ryawe. Reka ubwo uri kugenderera isi, uri kugenderera u Rwanda, ukaregenderera Canada, ukagenderera Etazini, ukagenderera isi yose, bakugirireho umugisha Mana, kandi basange Mana, usange bahagaze mu mwanya wabo mwiza wabageneye, barumviye ukuri, bari kugushyira mu bikorwa, maze ubashe kubaha amabwiriza kugira ngo barokoke akaga kari imbere. Mana, ibyo nibyo mbasabiye, kandi nibyo nanjye nsabira umuryango wanjye, ngo uduhe umugisha kandi tukugireho umugisha Mana, tubashe kurokoka, maze uduhe kwibariza inkuge, maze Nyagasani twinjire muri Kristo, tuzarokoka akaga kari imbere. Ubwo benshi bazaba bafite ubwoba, bakubita hirya no hino, twe tuzabe twemye, ahubwo Nyagasani Mwami, benshi bifuza Nyagasani kudusanga ngo barokoke. Ibyo nibyo asabye, niringinga mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha mwinshi utagabanyije. Ndagira ngo mbabwire, ejo tuzaganira kugira ngo turebere hamwe umuntu uzaba ufite tekinike nyinshi zadufasha kugira ngo tubashe kwitegura akaga kari imbere, kugira ngo uruhuzo rwa gatatu tutinjiyemo cyane tubashe kurwubahiriza. Ejo tuzatanga umwanya kugira ngo dufatanyirize hamwe uko Imana izabiyobora, uko Imana izadufasha. Ntimugire ngo bwima mu ijambo, kandi ufite ikibazo nawe yakibaza, Imana yo mu ijuru ikadufatanyiriza hamwe kugira ngo tubashe guhabwa umugisha n'Imana, ntituzarokoka ariko twizize. Nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Amen. Amen, amen. 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 Mureke dushime Imana. Mureke dushime Imana kubw'imiburo yayo ibinyujije mu matwi yacu, nahanjye nawe bavandimwe, kugira ngo amagambo tuba tumaze kwiga twiherereye tujye dufata umwanya wo tuyuze kugira ngo arusheho guhinduka yacu mu mibereho yacu. Turiho mu gihe giheruka amateka y'isi, niyo mpamvu tugomba kuba abantu badasanzwe, tukagira imyiteguro idasanzwe. Mu gusoza aya materaniro yacu rero, ngira ngo amasaha yageze dusorezaho. Gahunda ni nimugoroba, tugire imirimo myiza y'uyu munsi kandi tuyikora dusaba umwuka w'Imana kubana natwe mu rugendo rwacu, duhinduka urumuri rumurikira abandi. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. 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 Habaye hari itangazo, hari dufitiye itangazo yadutangariza, ni karibu.
niba ntaryo kandi twasoje amateraniro.